Capital. aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Ejo heza twige twubake. Easy Capital. Subscribe today. Yes. Amazina yanjye ni nk'uko bisanzwe, reka ngusuhuze ari nako kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza n'ibyo urimo bigiye bitandukanye. Kugira ngo bitatu ushobora kwigira ku ikosa, uzatekereze ku ikosa, ari nako kandi uzaryigireho, ufate icyemezo ko utazigera wongera kubikora na rimwe. Kugera kure mu buzima, ubwire ko atari ko gupfa, kandi ibyo ubona amanywa nijoro bijye bikubera nk'isomo ry'ubuzima. Yes, mwese aho muri hagiye hatandukanye, mwese reka mbabwire ngo mukomeze kumererwa neza n'ibyo murimo. Bari hano mu mujyi wa Kigali, bari iburasirazuba, iburengerazuba, bari mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru. Reka mbabwire ngo nizera ko mumeze neza cyane. Abari mu kazi gatandukanye, abarimo barakavamo, abarimo barakajyamo, amaze kuba bajya muri weekend, bari kwenjoyinga weekend byatandukanye. Mwese reka tubabwire ngo nizera ko mumeze neza cyane. Turi kumwe na niyo nkuru nk'uko bisanzwe amasaha nk'aya ngaya tuba tugiye kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. Ekipe ngari hano iba yuzuye cyane. Mwibutsa ko ari Easy Story. Tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Iyo munsi turaza kuba twibanda mu rukundo. Turaza kugira ngo turaza kuba tuganira ku kintu ko ukwiye kuba wajya kure yacu. Uhari kubera yuko hari nawe, uhari kubera yuko ukwiye kuba wakora umunsi w'ikiganiro nawe ugatangamo igitekerezo cyawe, kuko natwe tuza kuba turimo turagenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hagati aho ntabwo ndi njyenyine, kubera yuko ekipe ngari yuzuye cyane. Reka mubwire ngo umeze neza cyane. Ni amahoro cyane. Nafa nizere ko umeze neza. Nk'uko babyumva abantu barumva ko umeze neza cyane, ibintu ni uburyohe cyane. Kanya ndimo ndakubona usa uraje. Swaga zo ziba ari nyinshi cyane. Ibintu niterebye, ariko ibintu ni uburyohe, kandi nutameze neza ejo nizere ko azamera neza, hanyuma y'ejo nabwo nawe azamera neza. Nizere ko rero weekend yagenze neza. Kigali ni vibe, ibintu biraryoshye. Yego. Aho nacaga mu muhanda rwose nabona ko neza. Ya kenshi muri weekend usanga abantu ariko baba baruhutse. Cyane. Rimwe na rimwe bitewe n'amashift abantu baba bafite. Ariko bashobora kuba bagiye nko mu kazi. Yego. Yego. Ariko nk'uko muri Easy Story tuba twiganira byinshi bigiye bitandukanye, urabizi ko tugira insanganyamatsiko bikaba ngombwa yuko tuyiganiraho, ari nako n'ababa badukurikiye nabo ariko bayiganiraho, ibitekerezo byabo babishyiraho ngaho munsi y'ikiganiro. Tunibutsa wowe utarakora subscribe yuko uyu mwanya ari wo mwanya mwiza wo kugira ngo twikore. Yego. Tujye tubana neza.
bibuke bakore sabone, utabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda ubasha kumva neza gufyonda ibyo ari byo nawe abikora atyo. Hanyuma n'abarigota amasimbi badukunda 5/5 kandi bakunda n'ibikorwa byacu bya Easy Capital, reka tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Asante sana Rafa, tuba turi kumwe hano abahabaye, ni nako nk'uko mwumvaga ni Rafa, ni nako kuri mikoro ya mbere muri kumwe na nk'uko bisanzwe. Hanyuma reka twigire kuri topic yacu, hanyuma ubundi mbere y'uko wenda uze no kumva ibitekerezo by'abandi bantu babitekerezaho, ariko nawe ndagira ngo uze kuza kuba urimo urambwira kuri ibi ni ibintu biba bimaze iminsi na rimwe usanga biba biri mu rubyiruko, rimwe na rimwe nabo batabyumva kimwe n'abantu bakuru, ariko turaza kuba twibaza ngo kuki abasore n'abakobwa muri rusange dusigaye twifata nk'abantu bashakanye kugeza ubwo igihe cyo gushaka ushobora kuba cyagera hanyuma ukabijyana. Niko hano hanze bimeze. Ni ukuvuga ngo Rafa, wenda kugira ngo ubyumve neza, abasore bamwenda mu bantu bakuru baravuga bati abasore b'iyi minsi cyangwa se n'abasore bajyana ba generation yacu, n'abakobwa barimo bifata nk'aho nabo bameze nk'abashatse. Yego. Ese koko ku ruhande rwawe wowe ubundi ubibona ute? Njye mbibona nko gutinya inshingano. Kuba mu rukundo bisaba ibintu byinshi muri ino minsi, bisaba kwishimishanya, bikagarukira aho ngaho bidafitiye intego. Ugasanga mu mitwe yacu twarangije kumarikamo yuko already tuba tumeze nk'abantu barangije kuba mariye. Ugasanga ibikorwa bashakanye bakorana babikorana no mu rukundo rusanzwe ruri normal, ku buryo ku ntangiriro zawe z'urukundo rwawe rwa mbere cyangwa ku rugendo rwawe rwa mbere rw'urukundo usanga uhise ubivamo ugasanga urabyanze. Rafa, iyo uvuze ngo gutinya inshingano, ese tuvuge ko ari byo wenda birimo biratuma ari byo bibatera kwitwara nk'abashakanye? Sinzi niba ikibazo nyamukuru kiri aho ngaho mu kwitwara cyumvikanye neza nyine. Uburyo nabikumvisha neza, kuba mu rukundo bisaba inshingano, bisaba inshingano nyinshi kandi zikomeye ziruta iz'ayisore. Harimo kubaha, ikintu bita kubahana, usanga mu muryango ntacyo. Icya kabiri tutari twavaho ngaho, usanga gukemura ibibazo by'abakundana kuri ubu ngubu batabishyiraho agahato, ahubwo umuntu akwereka ko it is easy. Yes, wihangane, wenda ni ikiganiro turi kugirana, turimo turaganira, ariko nuze gutanga nk'ingingo nyinshi ariko tuzibazeho. Nibyo koko ikibazo kiratubwira ngo kuki abasore n'abakobwa bameze nk'abashakanye. Ni ukuvuga ngo urukundo rwabo, umusore niba akundanye n'umukobwa, barashaka kumera nk'umugabo ufite umugore we mu rugo. Noneho ibyo bintu kubera baba barabinyuzemo akenshi, bakaza kwisangaho umusore wamukoza, wamubwira utari ko imyaka igeze yo gushaka, udashaka bimeze nyine, akabitinya kuko azi neza ko hari byinshi yabonye kandi abibonera nk'aho twakita nk'ubuntu. Yego. Ariko ahanini ubu ibyo twabyita kudatekereza ejo hazaza habo. Impamvu ati niyihe? Hari abinjira mu rukundo nanone, nkuko twakomeje kubona utwo tuntu tugiye dutandukanye twaje haruguru. Hari abinjira mu rukundo gusa bagamije inyungu za hafi.
bagamije ibintu bya hafi cyane, usanga bamwe muri bo niyo banakundanye bakagera igihe cyo kuba babamariye, umwe muri bo niyo atabaye umunyantege nke, bombi abanyantege mu kuzafata inshingano zo kuba bakitwa ba papa abandi bakitwa ba mama. ariko se wenda mbere y'uko wenda nabyo tujya ku yindi, ntago bishoboka ko banagirana urwo rukundo bikazaba ngombwa yuko bazashaka. Ese ni abantu benshi dufite bashobora kuba baragendeye muri uwo mujyo w'abo basore bagenderamo ntibashaka? Yes, barahari cyane, benshi cyane barahari, ariko tubanze tumenye ibihe turimo. Icyo uri kwita kibi wowe ni ikihe rero? Niba aka kanya hari abahari, ni uko tutazi urukundo turimo ni uruhe. Turi mu rukundo rwo gushakana, turi mu bimwe byo twita ngo ni iby'abana. Ese turi mu ruhe rukundo? Banza udefining urwo rukundo urimo. Ntuhite ufata standard y'abashakanye. Yewe ndi mu rukundo rwo gukundana n'umukobwa. For which purpose? Yes, nibyo nshaka kukubwira. Ngewe nabonye umukobwa, ndamukunda, turakundana, turashaka kubanza no kumenyana. Yewe harimo no kuba ndindire yuko narangiza kwiga cyangwa se nanjye nkaba ndi kwisuganya. Yego. Ariko ntabwo bivuze ngo kuba aka kanya wenda nkundanye nawe kugira ngo cyangwa se binagaragare bitewe n'imibanire mfitanye nawe, abantu bashobora kuba bavuga bitwara nk'abashakanye. Sinzi niba kwitwara nk'abashakanye ari cyo kibazo, cyangwa ahubwo kuba umuntu yakora nk'iby'abashakanye ari cyo kibazo. Aha, bivuze neza. Icyo cya kabiri nicyo cya nyacyo. Gukora nk'iby'abashakanye niho hantu hari ikibazo. Gukundana si ikibazo. Njye nacyo ndacyabona ko atari ikibazo. Ni ikibazo. Gukora nk'iby'abashakanye harya barakora ibiki? Ahubwo wakavuze ngo aho niho ikibazo rero kiri. Nujya kwitereka ku rwego rw'abashakanye, urabanza umenye ngo harya abashakanye bakora kandi nabyo hari ibyo nubwo narashakana nawe. Yego. Hari ibyo nemerewe kuba nakora. Nk'ibiki rero? Ibyo ni ibiki? Ntiwemerewe kumusoma kuri umusilamu, ariko namuhereza uri umurokore, namuhereza n'ibindi nkabyo. Exactly. Umuntu washakanye nawe ashobora kumuhereza ibintu. Ndabyumva aho ngaho, ariko nyuma yo kumuha bya bintu wowe uramuhemba iki? Nk'uko yaguhemba impano nziza, yaguhemba kuko yewe niba namuhaye gift. Iyo mboni rero ntabwo ari kumeze. Nowadays dukeneye gukundana ibintu biri pratique, ntabwo dukeneye ibintu biri byo gutanga. Wenda ntabwo nzi contest ushaka kuvuga. Nimba waragize umukunzi wamuhaye impano, we yaguhaye nawe guhereza impano adafite ubushobozi bwayo. Mu rukundo buri muntu wese agerageza uburyo ubwo ari bwo bwose akagiramo uruhare. Reka nkubwire akantu rero. Akenshi umugore wishimye muri ubu buzima bwo ku isi, butari ubwo bw'ahandi batubwira tuzajya, akenshi umugore aho kugira guha amafaranga aguha umunezero. Ariko reka tureke kubica ku ruhande. Ubundi abantu baravuga ngo niyo kenshi tunari hano, rimwe na rimwe tuba turimo umuntu aba agomba gukora kuri kote zombi. Bamwe mu rubyiruko arakubwira ati ngewe sinshobora kuba nanakundana n'uwo nakundana nawe tutaryama. Undi mukobwa akaza akakubwira ngo ntago nakundana n'akajama katagira amafaranga, ntago nakundana n'umujama utagira akazi. Yes, dufite n'abakobwa hano hanze. Wowe musore ushobora no kwihangana ukavuga ugerageze sinjye no mu byo kuvuga gusambana. Yego. Hanyuma wa mukobwa bitewe n'imikurire ye, bitewe na sosiyete arimo, nawe akaba yafata wa musore utamubwiye ngo basambane cyangwa baryamane kuko bakundana, akamufata nk'imbwa. Yes. Nabo turabafite. Abo nabo barahari. Hanyuma nk'aba bantu iyi
environment turimo ntago ari ikibazo gikomeye cyane managing iyi sosiyete. management y'iyi sosiyete rero bihita bipfira ku babyeyi bacu. Ababyeyi buriya umwana utahawe uburere hari ibyo akora nawe ukagira ubwoba. Ababyeyi uno munsi niba umwana arereshwa na TikTok kandi asanga hari umuntu wambaye mpene barimbuke cyangwa yambaye mini hariya hanze ari guhenura amabuno kuri kamera, umwana umubyeyi ntahura nawe ari kuri TikTok, ari ku zindi mbuga wewe umubyeyi wewe utazi, ari kuri Snapchat, ari gushaka abantu za Nigeria he, ugasanga wewe mujama uramutereta ariko kubera uri mabwa sorry mbivuge gutyo, araza mukenjoyinga muri bya bindi yavanye hanze. Bivuga ngo Rafa, wowe ku ruhande rwawe ubona ko kuba abasore cyangwa abakobwa bitwara nk'abantu bashakanye mu rukundo bigaragaza, ubona ko ari byo bitera ikibazo mu gihe cyabo cyo gushaka. Mu gihe cyo gushaka ari naho usanga banasenye n'ingo. Usanga aho umuntu kubera ko yagiye mu rukundo atazi za nshingano, ugasanga atangiye kwirengagiza, ugasanga rimwe na rimwe umugore wenda niwe uhaha wenyine, umugabo amafaranga akoreye ntitumenya aho yaciye, umukobwa icyo we akora arafite akazi keza, ahembwa amafaranga, yabasha gutunga umugabo n'umwana wenda barakomatanya, ariko umugore agahisha umugabo akagira gutya akajya kugura superi wax wenda igitenge cya 400, 300, 500, akibagirwa babana ko bagomba bo yabyaye ko agomba kubambika neza. Ariko se ariho wa mwana nawe azahura n'abasore bari tayari bashobora kumwambika ibyo byiza, yiriye ya TikTok twavuze, azabona n'abambaye neza, azabikurahe niba wowe mubyeyi utabimugurira? Ariko se intandaro ya byose koko nyamukuru nuko baba barabanye mbere bakabana nk'abagore, cyangwa ahubwo rimwe na rimwe bishobora guturuka, ngewe uko mbitekereza, ngiye kuguhereza urugero, ngewe nekereza ko bishobora kuba bituruka n'ibyo koko byaturuka uburyo babanyemo mbere. Nemera ko hari zimwe mu mbogamizi zishobora kuba zavaho. Kabiri, nemera ko bishobora no guturuka ku muntu ku giti cye. Kuko iyo mvuze ku muntu ku giti cye, nemera ko ngewe ubwanjye nemera ko umuntu ashobora kuba yagendera mu kigare cyangwa se akaba atanakigenderamo. Umwana ajya mu kigare yabuze iki? Ubwo ni urugero ngewe nanjye ngo nkwereke, kuko nemera ko buriya wabishata ikigare wowe wakireka kandi ntukigenderemo kandi gihari. Icyo kigare ukivuyemo ukabura n'ababyeyi bakuganiza. Noneho gatatu, ubwo ndi kukwereka ahantu ibibazo bishobora guturuka kugira ngo tuze kwisanga wa mwana banabyaye. Ibyo byose urimo uragenda uvuga uti hari ibyo azabona kuri za TikTok, hari ibyo azabona hirya, cyangwa se nahura n'abandi bambaye neza niwe yifuza. Yewe nemera ko bishobora no guturuka no muri sosiyete. Yego. Uvuga ngo iyo mihindagurikire yose ishobora kugira icyo imwangiza kuri bwa bwonko, mishingiye nanone na wa wundi babana mu rukundo. Ngewe niko mbyemera, niko mbibona aho ngaho, wenda ari nako turimo turagana no ku musozo. Ariko hagati aho, mbere yuko nawe ugira icyo uvugaho, reka nkubwire ko uramutse ukeneye amarangi meza, amarangi ya Life Paint, hanyuma ubundi akakubera neza cyane. Amarangi ushobora gusiga inzu yawe, inzu ntizigere izana ibyo bita ngo ni imidite, cyangwa se ngo inzu yawe umunsi wayisize ngo nyuma y'ukwezi ngo ushake gusiga oya. Ni amarangi rero guturuka mu Misiri, ni amarangi ya Life Paint, ushobora kutubwira tukayakugezaho aho waba uri hose. Dukorera hano mu mujyi wa Kigali. Nimero rero wifuza kuba washaka kurangura ni kuri 087
23 hanyuma ubundi ukaryoherwa n'amarangi meza ari nako usiga inzu yawe. Reka twigarukire rero Rafa nyuma y'uko dukoreye amafaranga hanyuma ari nako bigira wenda ku musozo w'ikiganiro cyacu, ari nako abadukurikiye kandi tubibutsa ko nawe ibitekerezo byawe bidakuraho iby'abandi ushobora gusiga aho ngaho munsi y'ikiganiro hanyuma ukatubwira uko ubitekereza. dufite n'abandi bafatanyabikorwa aho dufite abafatanyabikorwa bakubwira yuko gukora umwitozo ari cyo kintu cya mbere ugomba kuba ufite nk'intwaro ya mbere muri buno buzima. Ibyo waba ufite byose udakora umwitozo which is not good. Turi kumwe na Soho, iyi ni gym ya mbere mu Rwanda y'akataraboneka, ifite abatrainer beza ba mbere mu Rwanda, aho imyitozo yose aho ushobora kuyikora kandi ku mafaranga makeya. Ntabwo nakubwira ngo ni nk'avoka, iyi ni gym y'abasirimu. Ibyo byo birumvikana kandi ibyo n'urucabana. Ubundi barakubwira ngo siporo, iyo bavuze siporo kenshi umuntu yumva ubuzima. Umusirimu rero aba agomba kunyarukirayo. Reka tubarangire yuko iyi gym rero iri Kimihurura, aho bashobora kujyayo kuva saa 12 kugeza saa 3 akaba aribwo bafunga. Urakoze cyane. Urakoze cyane Rafa, twiyigira kuri topic yacu ari nako tujya mu musozo wayo. Hanyuma kugira ngo natwe tubashe kujya mu zindi gahunda. Twari turimo turaganira rero kuri iriya nsanganyamatsiko igira iti ese kuki abakobwa cyangwa abasore usanga aho mu rukundo rwabo bifata nk'abantu bashakanye, rimwe na rimwe bajya gushakana bikaza kubaberamo yuko bibananira. Ese biterwa n'iki? Aho niho twari turi kujya. Ariko ikintu ushobora kongera aho ngaho, hari ikintu bita hari ubwoko ubwo twakwita bw'urukundo rw'abakundana, aho usanga ruhera mu bushuti, ubushuti bukarenga ububesto, bwa bubesto bajya bavuga bwava kuri bwa bubesto ugasanga nibwo mubaye boyfriend na girlfriend, aho usanga rufite imizi ikomeye ku muryango, ugasanga mutangiye kwifata nk'aba bantu. Uvuze icyo kintu cy'ububesto, mperutse kuganira n'umwe mu bashuti banjye b'abakobwa, ni umufiyeme, yararimo aranganiriza ambwira ati ngewe ubu nanjye mfite besto, ariko ngo nabonye ko besto ashobora ngo kukurutira ngo sheri. Ndavuga ati ariko ibyo bintu abantu nyine byanya byose nawe niko ngewe ubwo niko yabimbwiye, narimo ndibaza ndavuga ngo ese koko twemere baravuga ngo agahugu n'umuco wako sawa, ibi n'ubundi mu muco nyarwanda ntabwo twabisanzemo, ni imico y'ahandi irimo iraza, ariko se uyu muco nawo wakire abana bacu. Niba ari uko ibintu bisigaye bimeze, aho umuntu ashobora kuba afite umusheri cyangwa afite n'umugabo akavanga ariko afite besto, uyu besto aje kumara, aje kwangiza byose. Ubundi tutarinze guhishanya, uyu mu besto aje, ni ukuvuga ngo hari igihe kizagera n'abashakanye umwe akaba afite besto. Uyu besto uri hagati y'abashakanye bombi, cyangwa se urumva n'umugabo azabe afite besto, sinzi niba bagira besto, ntago mbizi. Barabagira. Ubwo umuntu azabaza. Barahari. Besto ni ku mpande zombi. Ngaho ubwo nyise nibaza, umugabo azaba afite besto n'umukobwa afite besto, abana baje kumara iki hagati y'urugo rw'abandi? Ndabyita urw'abandi kuko si urwabo. Baje kurusenya, baje kubafasha, bazabashakiye izina ryiza ryo kuvuga ko ari urugo gusenya se, bansenya urugo. Ariko hari n'aba batarubatse akagira boyfriend, bya bindi twavugaga, ariko akaba afite nani best friend. Nta muntu neyibuye, best friend
urumva adafite imbaraga se. nanjye uburyo nyine n'abantu baba banabivuga uba wumva ko akubwira ati best friend Kuki atari wanjye we rero uba boyfriend? njye mba mbona ari mwiza umuntu akabikubwira nyine ukabona nta kibazo afite akakubwira ati njye ndabona ari mwiza kunarusha sheri. Umva rero akantu ugomba kumva aho ngaho. Baba best friend ni abanyamafuti, ni ukuvuga ngo baziranye ibibi n'abo ngabo. Ba best friend akaba ari cyo yita se ngo ndabona ari we mwiza ngo kurusha sheri wanjye, kuko ari we bakorana mabi. Kuko ntabwo umuntu nka reka nk'urugero rwiza uzaharebe the way uburyo uganira n'umukunzi wawe, hari limit ushyiraho, ariko umuntu ya nshuti isanzwe yawe there is no limit, kuko umubwira ubumara ubucucu ibintu byose, ku buryo nyine ashobora no kukubwira ko afite n'agahera ahantu runaka ariko sheri wawe ukaba utabimubwira ntaho bipfira. yes ibyo byo uvuze ndabyemeye, nshingiye ku byo numva, nshingiye ku byo ngenda mbona, ariko rubyiruko muba muduteze amatwi, muba mutwumva, haba hari ibintu rimwe na rimwe, ibintu byose bije wenda tunajya no ku musozo. ngewe ubwo ni ijambo ndi kugenda nsa nk'ujya ku musozo, ngewe nekereza ko uko ibintu bije akenshi ntabwo ari byiza yuko abantu twirukanyira ibintu byose bije. mba nekereza yuko hari uburyo umuntu aba akwiye kubanza gutekereza mbere yo kujya gukora. niba ikintu cyose kije uba ukwiye kubanza kugitekerezaho, hanyuma wabona ku ruhande rwawe ari cyiza icyo kintu ukagikora, hanyuma ukareba ese ku ruhande rwa mugenzi wawe, urumva niba umusore avuga ati mfitanye ubushuti, mfitanye urukundo n'umukunzi wanjye, ariko avuga ngo mfite besto hariya, urebe niba nta kindi kintu bishobora kuza kwangiza kuri wa mubano wanyu. Ngego uko niko mbitekereza. ni ukuri kwanjye kudakuraho kwa mugenzi wawe, nawe kudakuraho kwawe udukurikiye. Rafa sinzi niba nawe hari igitekerezo ushobora gutanga mu musozo. Ikintu nababwira, batinyuke urukundo, batinyuke barashoboye, ariko ikintu navuga ku rukundo, kuba mu rukundo bisaba inshingano. Nongere mbisubiremo, kuba mu rukundo bisaba inshingano, ariko nanjye nongereho akantu bita ngo but, ariko gushakana bisaba inshingano, gukora, gutunga urugo, kurera abana, kubahana, gukemura ibibazo. Abakundana rero benshi baba bishimira ibihe byiza gusa, ariko bagatinya guhura n'inshingano zo mu rugo. Mw'abagabo mwe rero muhindure imikorere, mw'abasore mwe duhindure ibyo twita ko ari imikino, dufate ibintu tubyambika isura itari yabyo. Rafa, reka ngushimire wowe twabanye mu kiganiro cy'iminota 30. Rafa, reka nkubwire ngo ikiganiro cyo nakagaruka, izi stories nakagaruka, ni ikiganiro mukurikira kuri chaîne ya YouTube Easy Capital, aho buri kumwe na Rafa, ndetse uyu munsi nanjye nahabaye nk'uko bisanzwe. Reka tubashimire, ari nako ngushimira Rafa, wakoze cyane. Murakoze cyane kuba mwitabiriye n'ubutumire. Asante sana. Ari nako kandi dushimira mwebwe mwese muba mwaduhaye umwanya nk'uyu nguyu, iby'agaciro gakomeye. Reka nkubwire ko ikiganiro cyo nakagaruka. Salam, shalom, hasta la vista. Ciao ciao. Easy Capital. aho ubumenyi buhurira n'amahirwe. Izere ejo heza twige twubake. Easy Capital, subscribe today.